na kane hano kuri urwibutso rwa Kinunu dushyiraho indabo kandi tunoze meya na honorable guhagararira inama y'igihugu y'urubyiruko ajyanye na rubanda rwacu. Hakurikireho umuyobozi w'ikigo cya Kivu Hills Academy ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bajyane. Umuyobozi wa Yuka ndetse n'uhagarariye urwego rwa DASSO. Turi kumwe kandi n'urubyiruko Youth from Diaspora. We give honor the innocent Sotho people who been killed during 1994 genocide against the Tutsi. Dukurikizeho inzego z'urubyiruko ndetse na scout n'abakiriya kugira ngo bagende cyane. Zawadi Tertier Special na Joseph. Umuyobozi wa Kivu Hills Academy n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, urubyiruko rwo muri diaspora uhagarariye Yuka na DASSO. Murakoze.
munyemerere bagezeho gahunda y'umunsi w'igihango cy'irungano i Rutsiro kuri uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, aho twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, urubyiruko twiyumvamo imbaraga zo gukomeza kumashanira u Rwanda ngo rwande, ariko nanone twubakiye ku mateka yarwo. Twatangiranye n'urugendo urubyiruko twakoranye n'abayobozi tugera ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi i Kinono. Twasuye urwibutso ndetse dushyira indabo kumva zishyinguyemo abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Turaza rero kuba twese muri iyi sare cyangwa se inzu mberabyombi gufata umunota wo kwibuka tubibuke. Murakoze. Urubyiruko nk'uko muri imbaraga z'igihugu twakiriye umuyobozi w'akarere ka Rutsiro, atwakiriye umushyitsi mukuru dufite kuri uyu munsi kandi anaduha ikaze kuri uyu munsi w'igihango cy'irungano. Nyakubahwa Honorable Senateri, Nyakubahwa Visi Perezida wa Ibuka mu Karere kacu ka Rutsiro, Nyakubahwa Madamu uri mu nama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu, Nyakubahwa Executive w'Umurenge wa Muheza, Nyakubahwa abayobozi batandukanye, abarimu ndetse n'umuyobozi w'iki kigo, Nyakubahwa Perezida wa Ibuka Umurenge wa Muheza, abadiyaspora baje kwifatanya natwe ndetse n'abandi bahagarariye izindi nzego z'urubyiruko, abasukuti, abagide, amadini n'abandi bose baje kwifatanya natwe, baje kubasuhuza nabaha ikaze muri uyu muhango mu izina rya Nyamwite ry'abo dufatanyije kuyobora akarere ka Rutsiro. Mbere ya byose munyemerere tubanze tubereke abashyitsi baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Twagize amahirwe turi kumwe na Honorable Senateri yahaguruka mukamubona. Murakoze cyane Honorable. Turi kumwe na Visi Perezida wa Ibuka mu Karere kacu ka Rutsiro nawe yahaguruka. Turi kumwe na Madamu uri muri komite y'inama y'igihugu y'urubyiruko nawe yahaguruka. Turi kumwe na Executive w'Umurenge Musanga ariko ashobora kuba yagiye muri iyi mirimo.
turi kumwe n'abadiaspora baje kwifatanya natwe nyamubwira bagahaguruka. Nakoze turi kumwe n'izindi nzego zitandukanye z'urubyiruko, abasukuti, abagide ndetse n'izindi nzego zitandukanye z'urubyiruko, abayobozi bazo nabo bahaguruka. Murakoze cyane kwifatanya natwe. Munyemerere maze nshimire ubuyobozi bwa Minisiteri y'Urubyiruko n'inama y'igihugu y'urubyiruko batekereje kandi bagashyira mu bikorwa iki gikorwa cyo kwibuka urubyiruko mu buryo bwihariye, kuko urubyiruko rwagize uruhare runini mu mateka ya Jenoside. Bamwe bishanditse mu bwicanyi, ariko urundi rubyiruko rw'intajorwa rugira uruhare n'ubutwari mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 no gukuraho ubutegetsi bwateguye bukanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibarura ryakozwe muri Minaloc mu mwaka w'ibihumbi 2000 ryagaragaje ko 53.8% by'abazize Jenoside ari abari munsi y'imyaka 24, ari nabo umubare munini w'urubyiruko biherereye. Ibi bikagaragaza igombo gikomeye igihugu cyagize mu gutakaza imbaraga zari kubaka igihugu, kuko urubyiruko ari amaboko asobetse imbaraga. Nyakubahwa Honorable Senateri, mu gutoranya aha hantu ko habera uyu muhango wo kwibuka urubyiruko ku rwego rw'akarere ka Rutsiro, nuko Boneza ari umurenge wagiye ugeragerezwamo Jenoside kuva mu mwaka w'1963, ukaba kandi umwe mu mirenge yashegeshwe na Jenoside mu mwaka w'1994, nk'uko Eric yagiye abidusobanurira. Ni umurenge ufite imiryango myinshi yazimye. Gushegeshwa kwa Boneza bisobanuye ko n'urubyiruko rwishywe nawe ari rwinshi. Urubyiruko rwavukijwe ubuzima kubera uko rwavutse, rwarimo ingeri nyinshi, abari abakozi, abanyeshuri muri kaminuza, amashuri yisumbuye, abihaye Imana ndetse n'ibindi byiciro. Reka nongere mfatore uyu mwanya nibutse urubyiruko rwacu ko u Rwanda n'urw'Abanyarwanda twese. Jenoside ni amateka y'u Rwanda. Kwibuka amateka yacu bituma tuyashingiraho, tukamenya ibyo tugomba kwirinda, tukamenya ibyatugirira nabi n'ibyatugirira neza, maze tukubaka u Rwanda tuzi neza aho tuganisha, tukabona kuruha umurongo mwiza. Sinasoza umwanya kandi nashimiye urubyiruko rwari mu ngabo za RPA zamaganye ikibi, zikakirwanya ndetse zizitinye no gutanga ubuzima. Mufashe kandi bishimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wazitoje umutima wo gukunda igihugu no kucyitangira. Urugero twahawe n'intore izirusha intambwe nibwo dukwiye gukurikiza nk'urubyiruko w'uyu munsi, amizero y'igihugu cyacu. Nyakubahwa Honorable Senateri, reka nsoze nongera ikaze mu karere kacu ka Rutsiro, by'umwihariko muri gahunda zihurije hano no kwibuka urubyiruko rwagize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Rubyiruko twahisemo kuba umwe, igihango cyacu, twibuke twiyubaka. Twakira urubyiruko rwo muri ARG Kibirizi Academy batugeze mu muvugo baduteguriye. Once upon a time, with a twined, wind, wind, we just fine. But when we join our fest and change our beats, our feet got us in the rhythm of extreme discrimination. Ngaho Umututsi, Umuhutu, ndetse n'Umutu.
Suddenly we misunderstood the meaning of having ubumuntu and bought to an ocean of barbarism, and when we did this, we lost what we forgot. We lost what we forgot ko twari abanyarwanda. We lost what we forgot ko twari bene Kanyarwanda. We lost what we forgot ko twonse rimwe. We lost what we forgot icyo twapfanaga. We lost what we forgot that we spoke the same language, yet failed to understand each other. We lost what we forgot that we were brothers and sisters and decided to change to beasts and perish new lives of Tutsi innocence. Itanisha Umututsi arameneshwa, abicwa baricwa, abandi bajya mu bihugu by'abaturanyi. We lost what we forgot that we had equal rights. Umututsi yaratotejwe, yirukanwa mu kazi no mu mashuri. Kwitwa umututsi bivuga icyaha. Umututsi yambuwe umuntu, yitwa inzoka, inyenzi. We lost what we forgot. Tariki 7 Mata 1994, Mata yivuze ukwezi kw'amaraso, induru n'imiborogo, maze umututsi yishwa koko. Imihoro yaracyajwe, umuntu ahinduka inyamaswa, umubyeyi akikora mu nda, abasaza n'abakecuru, yewe n'ibisekeramwanzi ntabiraga izuba. We lost what we forgot aho umuturanyi yabaye umwanzi, akica uwamurahuriye. We lost what we forgot aho abagore n'abangavu bakoraga ibya mfura mbi, bagaterwa ibisongo, hanyuma bakajura mu nzuzi n'imigezi. Igihugu cyari umwijima, imvu y'amaraso n'urugo, iz'amarira zahaguruka abami, iyo mutabana no kuba ariho gusigara. Nous vous remercions de nous avoir sauvés, baritanze barakabyara. Bamwe bahabwa ubuzima, abandi baramugorera. Aujourd'hui, nous vous remercions encore. We have those that can't heal. We lost over a million lives of innocence. Leta y'umwezanye ubwiyungira ku ngoma. Yes, we forgive, ariko muteze kwibagirwa. Igiti cyari cyaratemwe cyarashize kiruganzamarumbo. Dear brothers, sisters, parents, neighbors, vous êtes toujours dans nos cœurs, nos comprenons des devoirs qui vous êtes confiés. Partis mais pas oubliés, nous vous pardonnons, mais nous n'avons pas oublié. We lost what we forgot, complète vivante. Modereta Felicien ndetse nabo bafatanyije kudutegura ikiganiro kijyanye n'uyu munsi. Reka rero twese twibuke kandi twiyubaka. Njye Modereta uyu mwanya muri iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Nyirinshuti Felicien, nkaba ndi visi perezida w'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango w'Inkotanyi mu karere ka Rutsiro. Mu bisanzwe, mu buzima busanzwe, abandi n'uburezi, aba kandi ndi intore. Kuri iyi pana yacu rero ndi kumwe na bagenzi banjye, ikiganiro tugiye kugirana. Uwa mbere yitwa Nshimiyimana Safari, akaba ari visi koordinateri w'inama y'igihugu y'urubyiruko, urwego rw'akarere.
nawe yavutse 1993 akaba afite icyiciro cya kaminuza cya Zero. Ku rundi ruhande turi kumwe Uwimbabazi Zawadi, nawe ni umwe mu bayoboye urubyiruko ku rwego rw'igihugu, akaba ashinzwe ubukungu ariko akaba yaranize nawe ibijyanye n'ubuhinzi, akaba afite n'icyiciro cya kaminuza cya Zero. Yavutse 1990. Akaba ari twe rero tugiye kubana nawe muri iki kiganiro cyateguwe kuri uyu munsi, aho twibuka ku nshuro ya 29 abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nk'uko twese tubizi, uko tugenda twitabira ibiganiro bitandukanye bigaruka ku mateka yacu y'igihugu cy'u Rwanda, tubona neza u Rwanda mu byiciro bigera kuri 3 ibyo wavuga by'ingenzi mu mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bareba igice cya mbere y'ubukoloni, uburyo abanyarwanda bari babayeho, ukaza mu gihe cy'ubukoloni, ukagera ndetse no mu gihe u Rwanda rwageze mu bihe bikomeye rubura abantu, igihe cya Jenoside, ndetse tukagira n'igice cya nyuma ya Jenoside. Iyo urebye cyane ku gice cya mbere y'ubukoloni, hari ibintu by'ingenzi biranga abanyarwanda uko bari babanye, ndetse n'inkingi nyamwamba bari bashingiyeho. Usanga neza ko igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mbere y'ubukoloni, inkingi yari ihunze yari inkingi y'ubumwe. Ibyo bikaba byaragaragariraga mu bice byose by'ubuzima. Wajya mu mibanire yabo ugasanga abanyarwanda barabonye, ndetse uburyo bw'imibereho bamwe bakaba bari batunzwe n'ubworozi, ubuhinzi, ndetse no guhinga no kuroba ahatandukanye. Yewe ibyo abakoloni baje kwita amoko y'iturufu, tubona neza ko byari ibice cyangwa se ibyiciro by'abanyarwanda byarindiraga ku bushobozi cyangwa se ku byo bakora mu mirimo yabo ya buri munsi. Abanyarwanda muri ubukoloni kandi usanga neza ko bari bunze ubumwe, bafite umuco umwe, bafite indangagaciro zabo zabarangaga, ndetse bakagira na kirazira. Tunabona neza kuko ngo ntazibana zitamubona amahirwe yo kuvugana n'abanyarwanda, byashobokaga ko mu miryango abantu bashobora kugira icyo bapfa, ariko n'ubundi ibibazo nk'ibyo byo mu muryango, abagize umuryango bo bateranaga bakabasha gukemura icyo kibazo. Nta na rimwe byigeraga bibaho ko abanyarwanda bahangara abandi bakabiraramo bakabica. Ntabwo rwose ntaho tubibona mu mateka yacu y'igihugu cy'u Rwanda. Turakomeza tukagera mu gihe cy'ubukoloni, ntabwo ariko byakomeje, kuko nk'uko mwese mubizi mu mateka, mu
mu gihe abazungu cyangwa se abera bashakaga kwigarurira ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika, bakoresheje uburyo butandukanye, ndetse ntabwo byari byoroshye gutandukanya abanyarwanda bari basenyeye umugozi umwe ndetse basangira bimwe, byari bikomeye cyane. Bifashishije rero uburyo butandukanye kugira ngo babashe kugera ku ntego yabo, batangira kumvisha abanyarwanda ko atari bamwe, yewe bamwe hari amahirwe baha abandi badafite. Ibyo bikagaragarira mu icyo twita irangamuntu uyu munsi, icyo gihe yitwaga ibuku. Reba nk'indangamuntu yawe ufite uyu munsi bashyizemo Hutu, Twa ndetse na Tutsi kugira ngo babashe kugabanyamo abanyarwanda ibice bitandukanye, babone uko babayobora, batangira kwangisha abanyarwanda abandi, ndetse biza kugaragarira ahashyira 1959. Murabizi mwese aho hajyagaho amashyaka atandukanye, ariko wareba objectif yayo ugasanga n'ubundi ni amashyaka agambiriye gutandukanya ubwoko bw'abanyarwanda, kandi bwahoze bwunze bumwe n'ubwabo. Ibyo byarabaye, ndetse Abatutsi bamwe batangira gutorokeshwa cyangwa se kwangirizwa amazu yabo, baratwika, abandi bameneshwa igihugu, baravuga. Haje kuzaho igice yari gahunda iriho muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byo kubona ubwigenge muri 1962, ariko sinzi niba twabyita n'ubwigenge kuko ntabwo abanyarwanda bari bafashwe kimwe mu by'ukuri. Muri icyo gihe hajeho Repubulika ya mbere yari iyobowe na Kayibanda Gregoire, ndetse muri 1973 Repubulika ya kabiri iyobowe na Juvenal Habyarimana. Abo perezida bayoboye igihugu cyacu bakomeje kurangwa no gushyigikira ingengabitekerezo ya Jenoside igambiriye kwangisha abanyarwanda bandi. Ntabwo bigeze batekereza cyane ngo basubire imbere uko abanyarwanda bari babayeho, bakomeze bubakire ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo byakomeje kubaranga rero byo gutandukanya abanyarwanda, bamwe bagahunga, bakabuzwa amahirwe atandukanye yo kwiga n'ibindi. Nibyo byaje kuvamo ko abanyarwanda bamaze kurenga, navuga kwihanganirwa, uko bari baragiye bamwe bameneshwa bajya mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda. Ngira ngo muri 1979 nibwo umuryango FPR Inkotanyi wavutse, ariko uvuga wari ufite objectif cyangwa se intego n'ubundi yo kuza kugaruka mu gihugu, cyane cyane abari baragiye mu mahanga cyangwa se barahushijwe amahirwe yabo yo mu gihugu cyababyaye, ariko binyuze mu buryo bw'ubwumvikane. Ngira ngo murabizi hagiye haba inama zitandukanye zigambiriye kuba funze bagaruka mu gihugu, ndetse n'amahirwe ari mu gihugu abantu bakabasha kuyasangira nk'uko byahoze, ariko ntabwo byigeze bishoboka. Inama zarabaga, ariko imyanzuro yavuyemo kwishyira mu bikorwa bikananirana. Biza kugaragara ko niba bumvikana bidashoboka, haza kubaho n'uburyo bwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, ariko binyuze mu ntambara cyangwa se mu kurwana gukoresha imbaraga zitandukanye za gisirikare. 1990 nibwo FPR Inkotanyi yateye cyangwa se yatangije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, kandi ni nabwo mu myaka yakurikiyeho 1994 rwa rwanda rwari rwarabibye mu Banyarwanda, habayeho kurugaragaza aho ubwoko bw'Abatutsi bwishwe buzira uko bwavutse. Ngira ngo
umuntu wese utekereza ugerageje no kubikurura umuntu murasangira mwarashyingiranye muraturanye muratwererana ibintu byose ubuzima tubamo murabuzi ariko ukagera ku rwego rwo gutekereza ko atari umuntu nkawe umwita inzoka ushobora kwica nk'uko wica agasimba ako ari ko kose wumva urwego rw'urwango rwari ku banyarwanda ngira ngo ari nayo mpamvu igihugu cyacu cy'u Rwanda tugishimira cyane ndetse n'abakiyoboye mu buryo butandukanye mu nzego zitandukanye batekereza ku rubyiruko ngira ngo abapanalisite turi kumwe nabo baraza kugira byinshi babaganirira ariko intego dufite cyangwa se icyo twimirije imbere ni ukurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo kugira ngo amahano yabaye mu gihugu cyacu atazongera kubaho ukundi guheranwa n'ayo mateka kuko turabadaheranwa ngira ngo hari politike nyinshi zitandukanye zagiyeho nyuma ya jenoside ubwo inkotanyi zari zimaze kuyobohora igihugu cyacu cy'u Rwanda zifasha buri munyarwanda wese kuba yakwibonamo u Rwanda rwamubyaye kandi akabasha kugera ku ntumbero y'ibyo ashaka kuba yageraho. Nyakubahwa umushyitsi mukuru munyemerere rero dukomeze tusangire ijambo kuri aba bapanalisite bacu turi kumwe hano mbereye ibumoso bwanjye hari Uwimbabazi Zawadi nk'uko mwabyumvishe tumuvunyishiriza ni inararibonye yagize amahirwe atandukanye yo kubana n'urubyiruko ndetse aracyanarurimo kuko araduhagarariye ku rwego rw'igihugu mu ishami ry'ubukungu akurikije ibyo tumaze kuvugaho ndetse n'abatubanjirije ibyo batuganiriye bigaruka cyane ku mateka yaranze igihugu cyacu naho yatugejeje mu by'ukuri hatari heza kuko twabuze imbaraga twabuze abavandimwe twabuze inshuti ese ingaruka ubona cyangwa se waba ugenda ubona hirya no hino ku buryo zageze ku banyarwanda ni izihe za jenoside hari ibyiciro bitandukanye hari abarokotse jenoside bakiriho bari mu myaka mu by'ukuri itangiye kuba mikuru ariko dufite n'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside ibi tuvuga byumva amateka ndetse dufite n'umuryango mugari w'abanyarwanda muri rusange kuko ingaruka zo nk'uko ugiye kubitubwiraho turaza gusanga ari nyinshi ngira ngo tuguhe umwanya tuganirize urubyiruko ndetse n'abitabiriye iyi gahunda y'umunsi yo kwibuka ingaruka mu by'ukuri kuri ibyo byiciro byose bivuze za jenoside. Karibu murakoze. Abakozi modereta kubera ko yabanje kudusobanurira ducika muri makeya uburyo abanyarwanda bari babanye uko tubyiga mu mateka n'abakuru bari bahari abanyarwanda bari babanye neza nk'uko yabitubwiye ibyiciro byari bihari abahutu abatutsi abatwa ariko ntabwo byigeze bifatwa nk'amoko ashobora gutandukanya abantu byari gutuma abanyarwanda batumvikana kuko byose barabifatanyaga niba umututsi yakamye amata umuhutu afite ibijumba na wa mutwa yabumbye inkono yo kubitekamo urumva twaruzuzanyaga kandi ibintu bikagenda neza babazungu rero nk'uko yabitubwiye nibo baje bafite prinsipe y'uko bavuga ngo batanye bategeke kuko babonaga yuko nta handi baduhera twari dufatanyije buririye kuri bya byiciro twari dufite babihindura iki amoko ibyo byarabaye jenoside iraba twabonye tuvuye ku rwibutso abantu barapfuye kandi benshi abarenga miliyoni barapfuye
imiryango irenga 15,000 yarazimye burundu, ndetse n'izindi ngaruka zose tugiye kureba, ariko cyane cyane tureba ku rubyiruko. Ingaruka ya mbere muri rusange nk'uko moderator bivuze, harimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icy'abarokotse jenoside. Mu by'ukuri ingaruka ni nyinshi ku barokotse jenoside, kuko icya mbere bafite ibikomere ku mutima ndetse no ku mubiri. Niyo ngaruka ya mbere ku barokotse jenoside. Ingaruka ya kabiri ni uko basigaye nta muryango, kuko muri u Rwanda dufite umuntu, hari abantu atari yuko hari imiryango yazimye, hari umuntu wasigaye ari umwe kandi yari afite umuryango mugari. Urumva yabuze umuryango, yabuze inshuti, afite na bya bikomere byo ku mutima, afite n'ibyo ku mubiri. Ingaruka zo ni nyinshi rwose. Ikindi ni uko habayeho ubupfubyi. Urumva ari umuntu asigaye ari umwe, uko byagenda kose ntabwo yibyaye, yari afite ababyeyi, ariko yasigaye wenyine, hasigara abapfakazi, hasigara incike, hazaho n'ihungabana. Urumva niba waraciye muri ibyo byose ukajya kwisanga umwe, ufite ibyo bikomere ku mutima kubera ibyo wakorewe, ufite ibikomere ku mubiri, uko byagenda kose ihungabana ntabwo ryabura. Iyindi ngaruka ni indwara zimwe na zimwe zidakira zatewe no gufatwa ku ngufu mu gihe cya jenoside. Hari abantu benshi dufite bafite izo ndwara batiteye, batagizemo uruhare, bakuye mu gufatwa ku ngufu. Ikindi ni ukutigirira icyizere. Mu by'ukuri niba warabaye mu gihugu guhera muri 57 bagutoteza, baguhindura inzoka, baguhindura imyanda, baguhindura ibintu byose kandi bibi, ugenda witakariza icyizere, nawe ukumva yuko mu by'ukuri nawe ushobora kuba nta kintu ushoboye. Iyo nayo ni ingaruka mu bantu barokotse jenoside. Mu cyiciro rero cy'abana bavutse nyuma ya jenoside, naho harimo ingaruka nyinshi n'ubwo iyo jenoside batayibonye, kandi nicyo cyiciro abenshi muri twebwe turimo. Ndatekereza nubwo nanjye mfite imyaka 32 yenda kugera, nanjye ndi mu bantu batazi jenoside. Rero niba ntayizi, abenshi muri twebwe bashobora kuba baravutse nyuma yayo, ariko kuba twaravutse nyuma yayo ntabwo bivanaho yuko natwe tugirwaho ingaruka nayo, kuko jenoside ingaruka zayo ni uruhererekane, haba mu bayikoze, haba no mu bayikorewe, ni uruhererekane. Ingaruka ya mbere ku rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside ni uko nta miryango baje basanga. Niba papa wawe cyangwa mama wawe yararokotse jenoside, ugasanga nta mama we, nta papa we, nta nyirasenge, nta mushiki we, mbese imiryango yose yarashize, nawe uzaza usanga nta nyogokuru ugira, nta sogokuru, nta shangazi, nta nyoko wanyu. Rwa ruhererekane rw'umuryango mugari ntarwo ugira. Iya kabiri ni uko muri kwa kubura umuryango mugari habura n'ubujyanama bwihariye ku rubyiruko. Niba wari tuzi neza ko ba sogokuru, ba nyogokuru, ba masenge baba bafite inama nyinshi nk'uko tubibwirwa mu mateka cyangwa n'abandi baturuta, cyane cyane dufashe nk'urugero nk'iyo umuntu yajyaga gushyingirwa, nyirasenge yabaga muri hafi akamugira inama, akamubwira ati mwana wanjye mu rugo bimera gutya, uzitwara utya. Ariko bwa bujyanama akenshi ntabwo tukibona kubera ko nta miryango migari dufite.
ndetse n'uburyo tw'imyitwarire. Ubujyanama ntabwo tubona cyane kuko uri kumwe na wa mubyeyi wakomerekejwe na jenoside, nawe ufite ibikomere atari yakira, kugira ngo azakugire inama biragora, biramuvuna. Bikaba rero ari ingaruka ku bana bavutse nyuma ya jenoside. Ikindi ni ihungabana. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abana bavutse nyuma ya jenoside bafite ihungabana kandi riri hejuru cyane. Ariko ukibaza uti ni ukubera iki? Nta jenoside babonye, ntabyo bazi, ni ukubera iki bahungabana? Natwe ndatekereza icyo kibazo twakibaza, ni ukubera iki twaba duhungabana kandi none ihungabana riri hejuru cyane. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ahanini hari ibintu bibiri bituma abana bavutse nyuma ya jenoside bahungabana cyane. Icya mbere ni uko umuryango nyarwanda ubwacu natwe tubafata nk'aho batakagombye guhungabana kuko ntabyo bazi. Mbese tukasa nk'aho tubashyize ku ruhande mu mateka, tukumva yuko nyine nta ngaruka y'ihungabana bakagombye kugira. Iyi mpamvu ya kabiri ni uko nta busobanuro bw'amateka babona buhagije kubera bya bikomere. Wa mubyeyi wabonye jenoside ashobora kuba wenda atarahigwaga, ariko akabona ibyakorerwaga ku musozi, kugira ngo abisobanurire umwana biragoye, biramugora. Na wa wundi wahigwaga nawe aracyafite bya bikomere, nawe gusobanura bikagira bite, bikamugora. Wa mwana agahera mu rujijo. Noneho nk'uko twagiye gusura urwibutso, ya mateka yumva, akibaza atari ku ibi bintu birashoboka yuko byabaye, kubyakira bikamunanira. Birashoboka ko umubyeyi wibyariye umwana wamutwise amezi 9 akamwibaruka yamufata akamwica. Birashoboka ko umugabo n'umugore babanye bakundanye, umwe yakwica undi kugira ngo abyumve, akumva ko ari ibintu by'indengakamere, kubyakira bikamunanira. Muri kwa kumunanira byahungabana rikagira rite, rikarenga. Ariko byarabaye. Njye nubwo ntabonye jenoside, ariko nabonyeho nyuma ya jenoside. Ikintu nibuka ni uko ahantu twari dutuye, twaje dutura, hari hakiri imibiri ku musozi 95, 96 rwose yari ihari. Wenda ngewe kuko nta icyo nakibonye, kuhita mbyumva nkabyakira, nkumva yuko byabaye, biranshobokera. Ariko umwana ujya gusura urwibutso akabibona kuriya, agasobanurirwa amateka, mu by'ukuri n'indengakamere kuri we, biragora. Rero bisaba yuko b'abana tubegera, ntitwumve yuko bitakagombye kuba yuko bahungabana, ahubwo tukumva yuko biri ngombwa kuko nabo ingaruka za jenoside zibageraho. Kuko wa mubyeyi bakamusobanurira afite ibikomere, kandi bya bikomere arabihererekanya na wa mwana. Indi ngaruka ni ukutabona uburere bukwiye biturutse kuri bya bikomere twavuze. Kwiyahuza ibiyobyabwenge, urumva niba umwana atabonye uburere bukwiye, bya bikomere bimaze kurenga umubyeyi, mbese ukabona hariho imyitwarire idakwiye kubera nawe byamurenze, ntabwo ari bubone uburyo akontorora wa mwana ari bwirere. Muri kwa kwirera rero n'imyaka agezemo ashobora gukubitana n'abandi, nabo bakamushora mu biyobyabwenge. Iyindi ngaruka ni abana bavutse mu gufatwa ku ngufu, babura igice na kimwe bahereramo. Mu by'ukuri njye naravutse, ariko mvutse nta ruhare mbigizemo. Ni urugero, mama yafashwe ku ngufu, kandi afatwa ku ngufu n'uwari ugiye kumwica. Ariko mama afite cya gikomere cy'uko yafashwe ku ngufu, kunyakira biramugora. Ari no kwa papa
kugira ngo banyemere yuko ndi umwana wabo nabyo biba ikibazo. Ugasanga umwana ari hagati, nta ruhande na rumwe aherereyemo. Izo nizo zari ingaruka ku rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Reka noneho tugere ku ngaruka z'umuryango nyarwanda muri rusange. Umuryango nyarwanda muri rusange, ingaruka ya mbere yabayeho nuko habaye gusenyuka k'ubumwe mu banyarwanda. Habayeho gusenyuka bwa bumwe twari dufitanye, duhana amazi, duhana abakwe, duhana abageni, burasenyuka busenyuwe na Jenoside. Kandi kubwubaka biragoye. Turi mu nzira ariko ntabwo twavuga ngo aho tugeze 100% byagezweho. Abarenga miliyoni nk'uko twabivuze barapfuye. Imiryango irenga 15,000 yarazimye burundu. Igihugu cyari cyarasenyutse burundu ari ugutangira kuri zero. Impunzi nyinshi, imfubyi, abapfakazi, ubukene bukabije, gusenyuka kw'ibikorwa remezo, mbese igihugu usanga cyarabaye umuyonga ari ugucyubaka bundi bushyashya. Ingaruka zo ni nyinshi, kuko n'umwana buriya umaze imyaka 20 cyangwa 10 n'ingahe yikorera akadobo agemuriye papa we cyangwa mama we ari urubyiruko, mu by'ukuri nayo ni ingaruka kandi ikomeye, kandi atagizemo iki uruhare. Rero nk'uko tubibonye ingaruka ni nyinshi, ariko nanone tugomba kwibuka tuniyubaka. Nk'urubyiruko nubwo dufite ingaruka ariko ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda. Twabibonye yuko muri Jenoside urubyiruko rwarakoreshejwe cyane kugira ngo Jenoside ibe yagerwaho, ariko nanone twabonye yuko n'abayihagaritse bakeya bari urubyiruko. Rero birashoboka yuko twafata urugero, ntiturebe kuri benshi bashenye, tukareba kuri bakeya bafashe inisiyative yo kubaka igihugu, bagafata intambwe ya mbere, bagahagarika Jenoside, bakongera kunga umuryango nyarwanda. Muri Jenoside zabaye ku isi uko ari 3, iyacu ifite umwihariko kuko izindi zagiye zikorwa n'ibindi ibihugu bizikorera ibindi bihugu, ariko twebwe umwihariko w'yacu ni uko ari igihugu kimwe, abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, duhuriye ku muco umwe, ibintu byose tubihuje. Muri Jenoside zabaye ahandi nta mubyeyi wigeze afata umwana we ngo amwice, ariko iyiwacu mu Rwanda yishe Abatutsi byarabaye. Rero bitewe n'ubukana yari ifite, ntabwo isi yumvaga yuko mu myaka 29 tumaze, bo bumvaga yuko igihugu cyose kigiye gusibangana, bumvaga yuko abafashe igihugu nabo bagiye kwihorera, mbese u Rwanda rugasibangana. Ariko dushimire perezida wacu wari uyoboye ingabo yuko hatabayeho kwihorera, ahubwo hakabaho kubaka umuryango nyarwanda. Mu myaka 29 tukaba twicaye hamwe, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, twicaye kandi ibintu byose bireba umunyarwanda. Urwo rugero rero twafatiraho rero nk'urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka vuba kandi neza. Kurwubaka kwacu, Jenoside yarangiye ntayo twenda kujya guhagarika, ariko mu ngaruka hariho ingengabitekerezo igikomeje, hakabaho no gupfobya Jenoside bikunda gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni twebwe tugomba gufata iya mbere, tugasenya cyangwa tugasobanurira ba bantu bari kubikora, tukabasobanurira amateka y'igihugu cyacu aho kigeze, kuko abenshi ntabwo bakibamo babivuga ariko bari hanze.
rero bo bari hanze ntabwo baturusha igihugu nkatwe tukirimo. Nimureke dufate iya mbere twubake igihugu cyacu, abari hanze bagisebya tubamagane, natwe turi mu gihugu twe gushyira amaboko mu mufuka, ahubwo tuyakuremo dukore, kuko iyo twakoze bya biyobyabwenge ntabwo twabijyamo. Nidukora ba bandi batwoshya ntabwo bazabona aho baduhera, kuko impamvu urubyiruko rwaje kenshi muri jenoside ni uko babizezaga ibintu bo badafite, ariko twebwe ntacyo tubuze. Nimureke dukoresha amahirwe dufite tuyabyaze umusaruro, twubake igihugu cyacu. Mboneraho no gusaba icyifuzo, niba byashoboka Minubumwe na Miniyufu bazadufasha, nyakubahwa honorable mwazatuvuganira, hagakorwa urutonde rw'urubyiruko rwaba rwarazize jenoside, tukaba turufite tuzi ngo urubyiruko rwazize jenoside mu mibare, akarere ka Rutsiro katakaje abangaba, akarere ka Gisagara ni abangaba, mbese tukareba uburyo jenoside yagize ubukana mu rubyiruko. Murakoze. yagize ingaruka ku muryango nyarwanda, ariko by'umwihariko urubyiruko yagize ingaruka ku rubyiruko, kuko hari urubyiruko rwapfuye muri jenoside zari imbaraga z'igihugu, ariko urubyiruko ubwabo rwitambitse muri ayo mahano rukora jenoside. Wari ufatije rero ingaruka kuri bariya bantu bahana gupfobya ndetse n'icyakorwa mu by'ukuri n'urubyiruko. Ikintu muri ubu bwiharire rero, ikintu tugomba gukora, tugomba kugira uruhare rufatika mu kwibuka abacu bari jenoside. Turi hano ku rwibutso, Eric wari uhagarariye inama y'ijambo twibutse yatugaragarije ko hari urubyiruko rwinshi, ndetse atubwira ko harimo n'abavandimwe bahaguye. Ariko nubwo hari urubyiruko rwazize jenoside kandi n'urubyiruko akaba arirwo rwayigezemo uruhare, hari urubyiruko rukitegembya ku mbuga nkoranyambaga ruhakana runapfobya jenoside. Icyo dusaba nk'urubyiruko ni iki rero? Icyo dusaba nk'urubyiruko ni ukunyomoza ayo mateka, tukagaragaza amateka y'ibyabaye. Ntago tugomba gusoma gusa ngo twicecekere, ahubwo ni ukunyomoza ayo mateka, ariko tukagaragaza n'ukuri kw'ibyabaye. Ibyo twabikora dute? Twabikora tunyujije ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukandika n'ibitabo. Urubyiruko murabizi, abenshi twarize ndetse n'abandi barakiga, twandika ibitabo ndetse tuzakomeza tubyandike, ariko tukitinyuka tukandika ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi ni ukwiyumvamo u Rwanda mbere y'ibindi byose. Mbere na mbere ukumva ko igihugu cyawe u Rwanda, kandi ukumva ufite ishema ryo kurukorera no kururwanya. Iki ngiki kizadufasha nk'urubyiruko kwiyumva ko u Rwanda ari urwacu, turi Abanyarwanda, kandi nta moko. Bizadufasha gukorera hamwe, duhangane n'abapfobya n'abahakana jenoside. Ukugaragaza igihango dufitanye n'igihugu no kurinda ibyagezeho dushyira imbere umunyarwanda. Urubyiruko nk'uko ababanje babivuze, turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ntabwo rero twakubaka twicaye gusa, tugomba kugaragaza igihango dufitanye n'igihugu, tukibuka twiyubaka, ariko tugaragaza bya bikorwa natwe ubwacu byateza igihugu imbere. Ntabwo ari ukubivuga gusa. Abagiye bigarutseho, urubyiruko byabaye barabyumva, ariko kubyakira bikagorana, ariko ntitugere n'agahinda, ngo twumve ko hari ibyabaye
ahubwo twumve ko ibyabaye byabaye, ahubwo tugomba guharanira ngo bitazongera, ariko tukabiharanira dufasha kubaka igihugu cyacu. Mu rubyiruko rero iyo ndangagaciro murabizi turayigira, kubaka igihugu ni ihame kandi dukomeyeho, ariyo mpamvu tugaragara mu bikorwa byinshi bifasha kuzamura iterambere ry'igihugu cyacu binyuze mu miganda n'ibindi bikorwa bigamije iterambere. Urubyiruko tugomba kwisangamo, n'abatari bacyumva baze tujyanire. Ikindi ni iterambere ry'urubyiruko ubwacu. Urubyiruko twebwe ubwacu nk'urubyiruko tugomba guharanira iterambere ryacu ubwacu. Niho hahandi abadushuka bazatwifashisha binyuze mu kutwereka ko tudafite icyo dukora, ubushomeri bagashaka gukoresha muri bya bindi byabo byo kutuyobya, bashaka kutwereka ko igihugu wenda kitadufasha n'ikindi, ariko twe tugomba gukora amaboko mu mifuka tugakora tukiteza imbere, bizadufasha guhangana n'abandi bavuga, ariko twebwe duhangane dukora, sibyo? Ngira ngo rero ni byinshi wenda tuganira, ariko modereta ni ibyo ngibyo by'ingenzi, ibindi babigarutseho n'itungo rwacu tuganire, kuko ni byinshi urubyiruko tugomba gukora, ariko tugomba kwiteza imbere twebwe ubwacu kandi tukibuka twiyubaka. Murakoze. Vice Coordinator wakoze cyane, ngira ngo nk'uko umaze kubivuga, urubyiruko turasabwa guhangana n'abapfobya ndetse n'abavuga ko Jenoside itabaye mu Rwanda yakorewe Abatutsi, kandi agarutse ku kintu cyiza avuga ko tugomba kugenza gute kwiyubaka. Uburyo iyo umuntu atishoboye kumushuka biba byoroshye. Dusoza kugira ngo mbaze Zawadi ikibazo kimwe, watugaragarije ingaruka zitandukanye zageze ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abavutse nyuma yayo n'umuryango mugari w'Abanyarwanda muri rusange, ndetse n'uko bigaragara haracyari ibikomere bitandukanye byinshi mu Banyarwanda. Ese kubise nk'inkuba cyangwa se urashe ku ntego, ubona hakorwa iki kugira ngo ibikomere bigihari nibura bigabanuke cyangwa se binaveho burundu? Murakoze. Nakoze modereta, kugira ngo ibikomere bigihari bigabanuke cyangwa binarangire, ni uko twebwe tubanza kwiyumvamo Umunyarwanda, twiyumve nk'aho dutandukanye, aho tukumva yuko turi umwe, ukumva yuko uburibwe bwanjye ari bwo bwawe, nanjye numva yuko igikomere cyanjye ari cyo cyawe, bityo bizamfasha mu komora igikomere ufite, cyangwa nawe bigufashe kubunyomora, kuko nta muntu w'umuhanda uzaza kutwomora ibikomere dufite, ni twebwe ubwacu tuzabyomora nk'Abanyarwanda. Murakoze cyane, shubije neza rwose. Hanyuma Vice Coordinator, nawe watugaragarije ko ipfobya rihari ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kurirwanya, ariko nanone hari urugamba urubyiruko ndetse n'Abanyarwanda muri rusange tugifite mu rwego rwo gushimangira ubumwe bwacu, nk'inkingi ya mwamba twabonye ndetse kuva kera na mbere y'abakoloni twahoze twubakiyeho. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyi nkingi ya mwamba n'ubundi n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda bikomeze gusigasirwa, kugira dukomeze kubaka u Rwanda twifuza? Murakoze. Nk'urubyiruko nk'uko twabibonye, ubundi nk'urubyiruko uruhare rwacu n'icyakorwa, icya mbere ni uko twebwe nk'urubyiruko tugomba kubanza kwiyumvamo iyi gahunda yo kwibuka abacu ba Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari igihe wasangaga urubyiruko bitatureba,
muri cya cyumweru cyo kwibuka ugasanga haraza abantu bakuze kandi nyirizina ayo mateka bayanyuzemo barayazi, ahubwo rwa rubyiruko rugasigara mu rugo, ugasanga bibereye mu mirimo ntibashaka kuza kugira ngo bavome kwa aya mateka, ariko ubona ko bigenda bihinduka. Nibikomeza gutya u Rwanda uzasanga mu gihe kizaza ya macakubiri ntayazaba hari, kubera ko u Rwanda tuzaba mu rubyiruko twamenye amateka yacu. Ni ngombwa ko rero dufata gahunda yo kwibuka, ariko by'umwihariko twebwe urubyiruko tukabigira ibyacu. Ikindi mu rubyiruko, nibanze ku rubyiruko, hari uguhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside aho ariho hose. Iyo tuvuga aho ariho hose, twumve hahandi ku mashyiga, twumve ingengabitekerezo ya jenoside aho twiga. Nubona umuntu ugaragaye ingengabitekerezo ya jenoside, cya mbere ubanza umuhwiture, ariko nubona akomeje umugaragaza, kubera ko ikirayi kimwe kiboze mu mufuka birangira umufuka w'ibirayi wose uboze. Ni ngombwa ko rero tugomba guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside aho ariho hose, yaba ku mbuga nkoranyambaga, iwacu aho tuvuka ndetse n'aho dukorera. Ikindi nibyo nahoze mvuga, ni uguhangana n'abapfobya jenoside, cyane cyane n'abayihakana binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bizadufasha kuba kudaheranwa ndetse no kumva ko tutaguye ngo duhereyo, ahubwo dukomeze guhangana n'abahakana jenoside ndetse n'abapfobya. Murakoze. Murakoze cyane Vice Coordinator. Dusoza pano yacu, ndagira ngo mbwire rwose abajene ndetse n'abandi bakuru twitabiriye kwibuka ku nshuro ya 29 by'umwihariko urubyiruko. Iyi ni gahunda yabaye mu gihugu cyacu cyose cy'u Rwanda, gukomeza kurangwa umutima wo gukunda igihugu no kugikorera, kugira ngo izi ni indangagaciro tuvoma mu batubanjirije. Umwami Yuhi Musinga wa gatanu we yagize ati, aho gutatira u Rwanda urutange mu maboko y'abatindi batagira umutima, uziyemere witangeho igitambo. Ati na mbere n'ubundi we wari kuzazima, ariko u Rwanda rwo ntabwo ruzigera ruzima, kandi kutazima kwarwo n'umuzuko wawe. Ibyo nibyo rero nabasaba nk'abajene ndetse n'abandi mwese mwitabiriye iyi gahunda, kurangwa no gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda no kugikorera. Nibyo bizatugeza umusingi mwiza, umusingi w'iterambere kandi twese twifuza. Murakoze. Hanyuma turaza kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo. Sinzi iyo gahunda wadufasha niba twawutanga nonaha cyangwa se tukaza kuwutanga n'izindi gahunda z'ibindi biganiro bimaze gutanga. Waduha umurongo. Murakoze. Murakoze. Amazina nitwa Uneza Claudine. Ku bintu bijyanye n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi, uko mbibona urubyiruko twarigishijwe bihagije. Uhagize ugaragaraho ingengabitekerezo ntabwo yavuga ko atamenye cyangwa atazi ibi byayo. Icyo mbibonaho, twese turi urubyiruko, tugira ahantu duhurira hatandukanye. Mbona uko tugenda duhura tugana ku bintu bitandukanye, kuko dufite inyigisho zitandukanye. N'ubundi nubona urubyiruko rugiye gutatira mugenzi wawe, mugenzi wawe agiye gutatira akujyana ku byo hirya, kuko natangira kukuganiriza ku bintu bibi, n'ubundi kuko batubwiye, abaduhagarariye batubwiye ko tugomba kwiyubaka. N'abaje bafite urubyiruko babanje babereka ko nta bushobozi bafite, banza babereka ko bazabageza ku byo batabasha kwigezaho. Niba azatangira kukuganiriza ibintu bibi, muhungire kure, kuko n'ubundi nta nama nzima azakubwira igufasha kwikura muri bya bindi badushukisha, igufasha kwikura muri bya bindi batwereka muri za nzira zivuye. Umuhungire kure, cyangwa se umubwire n'inama, umubwire ko ibyo bintu bidashoboka. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo ku mbuga nkoranyambaga, urubyiruko rwari mu karere ka Rutsiro, mbona iyo umuntu ashatse kwandika ku mbuga nkoranyambaga ashaka kwerekeza ku bintu bitari byiza, abamuvuguruza turacyari bake, kubera ko n'ubundi baba wafashe umwanya bageze ku mbuga nkoranyambaga. Niba atazi igitekerezo kitumvikana, kora dislike. Ni umunota umwe urangije gukora, waramara gukora dislike ukamwereka inzira y'umurongo w'ikintu kigomba gukorwa.
murakoze. Murakoze. Moderator aranyemerera nanjye mvuge ndeba auditoire. Ndagira ngo mbanze nshimire abaduhaye ikiganiro tubwiye rwose amakuru meza kandi ubona babisobanukiwe. Kuri jyewe biteye ishema kubona amateka ya jenoside yakorewe abatutsi avugwa n'abatoya atari abantu bakuru nkatwe gusa. Kubona biriya bintu basobanura ukumva arabyumva kandi bimurimo biteye ishema rwose. Hanyuma umuntu ngira ngo ntuhagarare amatorero ambajije ikibazo, nanjye nari ngiye kubaza ikibazo nkibaza kuri pano, ariko nsanga agomba kuba yari yambonye ngo yarebye inyuma mu ruhara rwanjye aravuga turiya mugabo agiye kubaza kiriya kibazo reka mutange. Ikibazo nenda kubaza nawe ngo ariko abantu bapfobya jenoside ndetse bakerensa ubuyobozi bw'igihugu cyacu bavuga ko ese ni ngombwa kwirirwa tuvuga amateka ya jenoside cyane cyane tuyibwira urubyiruko. Muranyumva? Ni akahe kamaro ko gusobanurira amateka ya jenoside ku rubyiruko nk'abo? Ni akahe kamaro? Nicyo kibazo nenda kubaza, ariko exactly nicyo yambajije. Avuga ati noneho wenda bariya mbuga nkoranyambaga mushobora kubikora mukadisirayikinga nk'uko mugenzi wacu yarabivuze, ariko se bariya bari ku mashyiga, abakuru, ababyeyi bagoreka amateka bapfobya jenoside babwira abana bato yuko ibyo bitabaye, cyangwa se jenoside yabaye yuko kubera inkotanyi zateye, kubera indege ya Habyarimana yahanuwe. Nyamara kandi nk'uko babitubwiye jenoside yarateguwe. Biriya byose niyo bitaba amaherezo mu mitima y'abantu yari yarateguwe yari kuba. Aha rero nuvuga ngo igisubizo nasubiza ni ukuvuga ngo reka dusobanure uko amateka ameze. Nkamwe bato ruriya rwibutso twasuye rwa Kinunu, nugenda ugasanga so cyangwa umukecuru wawe akakubwira ko abatutsi batapfuye, wabiboneye bakubwira uburyo bapfuye, icyo gihe azakubwira yuko nta jenoside yabayeho cyangwa se cyatewe ibinini, kandi Eric yadusobanurira uburyo gutotezwa kwahoragaho. Nagira ngo rero ushimangire ko gusobanura amateka aribyo kizavura byapfobya, ari ku mbuga nkoranyambaga, ari kuri wa wundi ubyigisha kwisiga. Nta handi umwana naza akavuga ko we kumbwira ibitandukanye n'ibyo abandi bose bazi, ko buri muntu wese abivuga. Mwarimu arabitubwira, bagenzi banjye ko tubasura inzibutso tugasanga abantu barapfuye, abantu bakatubwira uburyo bapfuye, wowe urabihakana nubwo wenda umufiteho icyubahiro nk'umubyeyi wawe. Ariko icyo kintu cyo gusobanura ukuri ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi nicyo gisubizo ntacyo. Nibyo navugaga rero mvuga ngo turashimira urubyiruko rusobanuriye amateka. Ni ukuvuga ngo barayumvise, bashobora no kuyatubwira twese natwe bakuru, kandi tugasanga ibyo bavuga bifite ireme, ari ibintu bifatika. Nta kindi rero ni ukuvuga ngo niba wabunze ugenda kwiherera umwana bati ibintu binini biriya bakubwira se, ariko urasobanukiwe, uriga imibare ukayimenya, bakwigisha chemistry ukayimenya, bakwigisha icyongereza ukakimenya, barakubwira bati dore amateka uko ibintu byagenze. Kandi ikiriho ntabwo babivuga mu magambo, icyo byagezeho mu rupfu rw'abantu, kandi abo bantu baragaragara.
yose abantu barigishije ni impanuka yabaye neza ubundi biza byaje bigatwara abantu no ni ibintu byateguwe tuzabikora gutya dufate amazi tuyajyane ku iwabo abazaza tubice mu kivu ibyo byose byarateguwe ntabwo ari ibintu byaje by'igitumbuka ni umuntu wari ubimaranye igihe byarigishijwe noneho aho bishyiriwe mu bikorwa bitanga urupfu ariya magufwa y'abiri twabonye ni abantu bapfuye bari bafite kubaho nkatwe baratubwira kugira ngo hari n'ikibazo mugenzi wacu yabareza wa ruriya rutonde rw'abana urubyiruko rwapfuye muri jenoside banatugaragarije ariko sinzi kugira ngo ni modereta wabitubwiye ko ari survey yabaye basanga imbidaroka yikoze mu 2020 basanga 53% by'urubyiruko ni abari munsi y'imyaka 21. Aho rero dushobora guheraho efektivuma niba yose 53 yarabonetse nubwo dushobora no kuvuga ngo muri Rutsiro habonetse aba urwo rutonde abantu bashobora kurukora atari no wenda na muntu umwe ahubwo n'akarere tugakora exercice abantu bagahana amakuru byashoboka ariko icyo abo bana bapfuye bari hasi y'imyaka 21. Ubu ngubu turi muri 29 nyuma ya jenoside bari mu myaka 50 bari kuba niba yarafite 24 uwari ufite umwaka umwe nka zawadi bakubwira ko yarafite cyangwa erika bakubwira ko yarafite 3 ubu aho kugira ngo tujye gusura amagufa aho imibiri yabo aho bashyinguye tuba tujya kubahera ari abana babyaye barangije kaminuza tujya kugira muri graduation ariko turajya kureba mu nzibutso imibiri yabo amagufa yabo nicyo kivuga rero ikimenyetso nta kirimo kuko uko amateka tuyavuga nta kindi kimenyetso kiyatanga no kuvuga ngo aya mateka yatanze urupfu kandi urupfu ruragaragara ntabwo tuvuga ngo baravuga ngo barapfuye kandi barahungiye muri Kongo no Eric yatubwiraga ku muryango wa nabi baratubwira bati hari imiryango 15,000 mu Rwanda iyo miryango yasize jenoside yakorewe abatutsi yasinye nta n'ahantu ushobora kuba icyo ni ikimenyetso uwo muntu se uzakubwira ngo turi kwishyira mwana wawe uramenye ko biriya barimo bakubwira ntabwo ari ibyabaye iyo kwisiga kudisirayitinga ari byo tubwiye ariko kudisirayitinga ku mubyeyi wawe ku papa mama yewe na muntu kuri ibimenyetso birahari amagambo wowe yambwira ariko duhuye mu rwibutso runaka kugira ngo exercice bagize rwose ku rwego rw'urubyiruko ni ikintu twite baratubwira ukuntu ibintu byateguwe ukuntu ibintu byashyizwe mu bikorwa ariko bakanatugabanira bati dore n'ibimenyetso byabo nta handi rero twabinyura ku ruhande iryo pfobya bya jenoside dukurikije abakuru tungana tubibwira urubyiruko tubyara kandi mumenye ko tugomba kumenya amateka yacu ntabwo rwose nta kibonye yuko ni ngombwa kwigisha amateka mu rubyiruko n'umwana muto agasobanukirwa n'amateka y'igihugu cyacu ariko cyane cyane amateka ya jenoside yakorewe abatutsi wowe niba uvuga mu mutwe wawe umututsi ni umuhutu ni umutu umutima wawe wakumishemo ugize abakumisha abanyarwanda ibyo ni akazi kawe icyo gihe umubonamo hanze umuntu akubona nk'umunyarwanda
icyo ukoze wabyara umwana wakorora inka ntabwo ari ibyawe gusa n'iby'igihugu n'ibya mugenzi wawe. rero numva ari icyo ngicyo navuga, icyo tugomba kongera no kuvuga ngo kandi nashima rwose wenda turaza kubivuga no mu ijambo ryateguwe kuri uyu munsi ryateguwe n'izi minisiteri zituyobora, nuko iki gikorwa cyo kubwira urubyiruko tugasura inzibutso tugasura mu mateka nicyo kigaragaza ko aya mateka turayasangiye, ntabwo ari amateka y'abakuze gusa babigizemo uruhare. nagira ngo bashimire. murakoze cyane, numva byose honorable senateri yabivuzeho, ariko wenda ndibugaruke gatoya ku kibazo cya kabiri cyabajijwe ngo ni iki ubuyobozi buteganya gukora kugira ngo urubyiruko rusobanukirwe amateka, aho bumva bajijingana bashobore kumenya ukuri. icya mbere ngira ngo mu biganiro byatanzwe byagarutseho, hari inyigisho zitandukanye z'amateka urubyiruko rugenda ruhabwa, yaba ku bigo by'amashuri, yaba ibiganiro bitangwa mu gihe cyo kwibuka, yaba kuri za social media. icya mbere ni uko urubyiruko rujya kwitabira ibyo biganiro. ngira ngo hari n'ikintu cyiza leta yacu y'abanyarwanda yashyizeho itorero ry'igihugu kugira ngo ryongere ryigishe indangagaciro na kirazira, kandi ngira ngo itorero ku bigo by'amashuri hose rirahari, aho icyo twasaba ni uko abayobozi bijya rishyirwamo imbaraga, kuko itorero ni irerero. iryo rerero ryo abana bacu bagomba gukuriramo bakamenya indangagaciro na kirazira. ikindi urubyiruko rugasobanukirwa gahunda ya Ndi Umunyarwanda, honorable yabigarutseho, ni ukumenya ko isano muzi duhuza nk'abanyarwanda nta kindi ni ubunyarwanda, ni urukundo. ntabwo duhuzwa amoko, amadini, uduce runaka, ahubwo ni ukumenya ko isano muzi ihuza abanyarwanda ari urukundo. kandi muri Ndi Umunyarwanda habamo gusaba imbabazi no kuzitanga. ni ibintu bitatu tukwiye kumenya. isano muzi duhuza ni urukundo. muri Ndi Umunyarwanda, uwahemukiye mugenzi we, niko na kera byagendaga. iyo wabaga wahemukiye mugenzi wawe wihutiraga kumusaba imbabazi, noneho n'uzisabwe nawe akazitanga. ntibugaruke kuri cya kindi bavuze ababyeyi bigishiriza abana ingengabitekerezo ku Mushyiga. ngira ngo niyo mpamvu ubu ngubu urubyiruko muri kwigishwa indangagaciro mukiri batoya. nta bandi bazatanga amakuru, ni mwebwe nk'urubyiruko. ni mwebwe nk'urubyiruko. niba mwaragize amahirwe yo kumenya amateka, ukumva ababyeyi bawe bashaka kuyagoreka, ujye ubabwira ngo aya mateka mutubwira ntabwo ariko kuri, mubabwire ukuri. kuko mu byo dutozwa mu itorero ni ukuvuga ngo umubyeyi agomba konsa umwana amwonsa igihugu, amukundisha igihugu. niba ufite umubyeyi rero ushaka kugoreka amateka, wowe ukaba wamenya amateka, ngira ngo bya bindi biganirwa hariya ku Mushyiga nta kundi twabimenye. ni mwebwe nk'urubyiruko muzabitubwira, niba abana bagomba kubitubwira, noneho mukabwira n'ababyeyi banyu ko bidakwiriye. niyo mpamvu mu itorero ry'igihugu, itorero ku mudugudu, hashyizwemo ibyiciro. itorero rikora neza, hazamo n'icyiciro cy'inararibonye. impamvu kizamo, hari ibyiciro uhereye hari indahangarwa, hari imbuto. uhereye ku cyiciro cya mbere harimo ibyiciro byose, uhereye ku mubyeyi utwite ukazamura ukagera ku musaza wa wundi ukuze. impamvu bashyizemo indahangarwa ni ukugira ngo indahangarwa nako inararibonye nabo bongere bibuke amateka, kuko turabizi ko mu nararibonye hashobora kubamo abazima, ariko hashobora kubamo n'abagoreka amateka. muri kwa kuganirizwa mu nararibonye nabo bakongera bakibutswa amateka y'igihugu. icyo dusaba urubyiruko rero ni ukujya mwitabira ibyo biganiro, ariko mwaba mufite n'ababyeyi bagifite ingengabitekerezo, mukababwira ngo ntabwo bikwiriye, never again. twabwira ko ibyabayeho mu Rwanda bitazongera kuba ukundi, kuko twebwe amateka tuyavuga twarayabonye. nkanjye nari mfite imyaka 17, ariko icyamfashije kuko nari mfite ababyeyi badafite ingengabitekerezo. ababyeyi baratwigishaga, ntabwo ababyeyi bacu bigeze batwigisha iby'amoko cyangwa ibyo kwanga abandi, ariko hari icyo umuntu yibuka yahuye na cyane urubyiruko. urubyiruko rwinshi rwari rufite ababyeyi babi bafite ingengabitekerezo. ni nayo mpamvu urwo rubyiruko rwishanditse muri jenoside. ariko iyo ababyeyi ari bazima bakigisha abana neza,
njye nari mfite abana twakuranye kwa nyogokuru wo kwa mama wacu bavukaga hano Kinunu. Eric yabivuze ndabyibuka, nibuka impamvu batigeze bakunda kuba Kinunu ahubwo biberaga iwacu twabanaga kwa nyogokuru, kubera ko Kinunu bari batotejwe cyane ntabwo bahabaye, ahubwo barazaga twabanye kwa nyogokuru. Ariko kumva amazina babita nabisobanukiwe nyuma ngo ni abanyamwaku, amazina menshi amwe bitaga abantu kiriya gihe. Ariko niyo mpamvu umuntu abivuga n'amaguru yombi ko jenoside yateguwe, kuko hari amazina abantu bitwaga mu by'ukuri adakwiye kuba yitwa abantu. Abantu rero bakwiye kumenya ko twese turi abanyarwanda, isano muzi duhuza nta yindi ni urukundo. Ikindi niba tuvuga ngo tugire umutekano, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba. Ni ukuvuga ngo namwe mu gukumira icyaha, niba ubona ababyeyi bawe cyangwa inshuti zawe bagifite ingengabitekerezo muri bya byo kuvuga ngo tugire umutekano, ayo makuru yatangiye, manza ubereke ko ibyo barimo batari mu nzira nziza, kuko aho yatuganishije n'ingaruka yagejejeho abanyarwanda ni nyinshi. Nubona badahinduka, ufate icyemezo cyo gutanga amakuru kugira ngo habeho gukumira iyo ngengabitekerezo, ntitwemere ko abantu bayikwirakwiza. Ikindi kuri social media, nimukemere ko abantu babimba ingengabitekerezo ya jenoside ngo mubyemere, tubasubize bibisoma mu ceceke. Njyewe kubabwira narabitangiye, numva nabitangiye nari nkiri umuyobozi w'umurenge, ntaraba umuyobozi w'akarere. Nabonaga abantu bandika ngo jenoside ngo ntayabayeho, ngo habayeho jenoside ngo ebyiri. Njyewe nafashe inisiyative yo kwandika mbwira abantu byo muvuga murabeshya, jenoside yabaye, mbaha n'ingero z'ibyo byose sinabonye ku rubyiruko. Igihe iki n'iki havugwaga ibi n'ibi, nicyo kintu tugomba gukoresha turwanya ingengabitekerezo. Ntusome duceceke, burya nawe bisome ugaceceka, niba abantu nyine usanga amateka batayemera. Ariko niba uyemera neza ukabona umuntu yapfobya, umuntu ashaka kuvuga ibitandukanye n'ukuri, musubize umubwire ukuri nyakuri. Ubu umunyarwanda muzima ukunda igihugu n'abagituye, uharanira kwigira no kwihesha agaciro. Murakoze cyane. Rutsiro wiheranwa n'ishavu, abana bawe turumwe n'ibikuka, abarokotse tubasubiza agaciro bambuwe, ubumwe dufitanye budutere kwiyubaka. Efurasi wacu ukimwagiye tutabazi, igihe nk'icyo tubibuka turababara cyane, dushengura imitima n'ibyo mwakorewe, turabibuka duharanira kwiyubaka. Bantu mwese baje kwifatanya n'akarere muri iki gikorwa, kugira ngo mbashimire ubuyobozi bw'akarere bwatumiye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena. Nagize amahirwe yo guhagararira muri iki gikorwa, kuba ari mwarabaye ubutumire n'iby'agaciro. Mwarakoze kugira ngo nk'abanyarwanda natwe twifatanya namwe muri iki gikorwa. Mbere na mbere nagira ngo mbashimire koko iki gikorwa cyateguwe n'inzego zitandukanye, Minisiteri y'Ubumwe n'Abanyarwanda, Nshingwabikorwa, Minisiteri y'Urubyiruko n'abandi bafatanyabikorwa. Kuba gahunda bashyizeho mwayubahirije, ashimira buri muntu wese umwanya we yahaye iki gikorwa. Tukaba twatangiye urugendo tujya gusura urwibutso rushyinguyemo imibiri
inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndashimira umwe mu bahagarariye abashinzwe muri ba rwibutso rwa Kimono, Eric, ibisobanuro yaduhaye na bagenzi be bafite aho bazize jenoside yakorewe abatutsi bashyinguye muri ba rwibutso, tuvuga tuti mukomere kandi turabashimira n'ubutwari bugaragaza bwo kudaheranwa n'ibyababayeho, ahubwo mukagaragaza imbaraga gukora kugira ngo mubeho musubire mu buzima kimwe n'undi munyarwanda wese, kandi munafashe n'abandi banyarwanda kumva ubukana bw'ibyababayeho ariko bitabayeho. Nshimire aba bana baduhaye, hari imivugo yavuzwe, hari indirimbo batugejejeho, kandi koko nk'uko bamaze kudusomera amazina y'urubyiruko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, n'ubwo rwagiye hari ibyiza rwari kugeraho tukaba tutazongera kubona, ariko murahari kubera ko u Rwanda rutazima. U Rwanda ni mwebwe mukaba mutanga icyizere cy'uko u Rwanda ruzahoraho, kandi ruzahoraho rudafite ingengabitekerezo y'amacakubiri n'urwango. Nshimire cyane abaduhaye ibiganiro nabivuze bigaragaza ko koko urubyiruko rwacengewe n'aya mateka y'igihugu cyacu ashaririye, rukaba rushobora kuyasobanura uko ameze, ari nacyo kizagaragaza ko dushobora gusiga inyuma aya mateka mabi yaturanze, tukubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Nongere nsubire ku mazina y'aba bana bamaze kutugaragariza, si abo ngabo gusa, ni n'abandi, ariko ni ikimenyetso cy'uko turibuka kandi tuzakora uko dushoboye kugira ngo igihugu bifuzaga kugira amahoro natwe tuzayabemo muri ayo mahoro. Ndagira ngo kandi mvuge ko iki gikorwa kiri mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi inshuro ya 29 dukomeza kuzageza ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu minsi 100. By'umwihariko rero kuri uyu munsi turibuka kandi turunamira urubyiruko rwazize jenoside yakorewe abatutsi, tugamije kumenya no gusobanurira urubyiruko rw'u Rwanda amateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'ingengabitekerezo yayo, kugira ngo mubashe kwirwanya no kubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda ruzira jenoside. Urubyiruko rero rufite uruhare runini cyane mu kurwanya no gukumira ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Byavuzwe mu biganiro byatanzwe, abatutsi bishwe urw'agashinyaguro isi yose irebera, bavutswa ubuzima bari bishimiye nk'uko natwe tubufite. U Rwanda rukaba rwarabatakaje gutakaza imbaraga zitagira ingano ziba zaragombye kuruteza imbere. Bamwe mu bo u Rwanda rwavukijwe bari bato kuri mwebwe ubu ngubu, abandi bagaraga namwe mwavugaga amazina yabo, mukavuga n'imyaka bari bafite, abandi barabaruta. Icyo bari bahuriyeho nuko bari bafite inzozi, izo nzozi zikaba zaratakaye, zarazimye. Mbere y'uko abakoloni babivuze bagenzi bacu baduha ikiganiro, n'abamisiyoneri bageraga mu Rwanda, abanyarwanda basangiraga ibyiza, bagafatanya ibyago,
bagatabarana basangiye indangagaciro na kirazira mu muco wabo kandi bashyize hamwe, bashyize imbere igihugu cyabo bakakirwanira ishyaka ku buryo batatinyaga kucyitangira. Muri icyo gihe u Rwanda rwari igihugu kirinzwe neza n'abanyarwanda ubwabo. U Rwanda muri icyo gihe rwabayeho abaturage barwo babana neza, ntabwo rwabayeho abanyarwanda bamwe bica abandi nk'uko byagenze mu 1994. Abaduhaye ikiganiro babitubwiye ko nta hantu n'ahamwe tuzi mu mateka abanyarwanda bahagurutse bakajya kwica abandi. Aho byabaga wenda n'imiryango yabaga ifitanye ibibazo, murabizi ibibazo bishobora kubaho mu buzima, ariko nta na hamwe mu mateka tuzi y'u Rwanda abanyarwanda bahagurutse ngo bajye kwica abantu. Isenyuka ry'ubunyarwanda ryatugejeje kuri jenoside yadutwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni. Imwe yaturutse ku gutatira igihango cy'ubumwe bwa bamwe mu banyarwanda, himakazwa ivangura rishingiye ku moko n'uturere. Jenoside yarateguwe rero, twigeze kubivuga, ishyirwa mu bikorwa amanywa n'ijoro. Ngira ngo ibyo Eric yatubwiraga, itotezwa ryabaga nta handi byaganishaga ariko uretse kujya kwica abandi. Kandi akenshi urubyiruko rwabigiragamo uruhare rutaziguye, ahanini biturutse mu kutamenya gushishoza no guhitamo igikwiye, ari inda nini, gushaka iby'abandi, urwango bigishijwe nka bimwe twavugaga bya ngengabitekerezo yigishwa kwisiga. Ku rundi ruhande, urubyiruko rw'inkotanyi dushimira cyane ababyeyi babo bari barahejejwe imahanga na leta zayoboye iki gihugu, rwafashe iya mbere mu kurwanya akarengane kari mu gihugu, kurengera bamwe mu banyarwanda bari baravukijwe uburenganzira bwabo mu gihugu imbere no hanze yacyo, ndetse bahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Indangagaciro z'ubutwari, gukunda igihugu, ubwitange, umurava, kunamba, gukoresha bike ukagera kuri byinshi, gushyira imbere ukuri n'izindi ndangagaciro nizo zabashije rwabafashije gutsinda urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Jenoside yasize kandi ibikomere ku mubiri no mu mitima. Ngira ngo Zawadi yabitubwiye y'abayirokotse. Nk'uko twabyumvise n'abatari bahari jenoside iba, ubu nabo baragenda bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana byavuzwe mu kiganiro. Iruhande rw'ibyo ariko batweretse ko urugendo rwo gukira ibikomere rushoboka, kandi ko buri wese muri twe yaba muganga wa mugenzi we. Zawadi yabidusobanuriye cyane, turamushimira. Ni ngombwa rero ko dukomeza kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, dukumira impamvu iyo ari yo yose yatera ihungabana, ari nako twitabira kugana amavuriro yabugenewe mu gihe bibaye ngombwa. Ibyo nta kundi twabikora uretse kwegera abazize jenoside yakorewe Abatutsi, tukabereka urukundo, tukabereka umutima mwiza ko turi hamwe nabo. Ubwo twibukaga ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe Abatutsi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize ati, mu kongera kubaka u Rwanda twahisemo ibintu bitatu by'ingenzi: kongera kuba ubumwe bwacu, kubazwa inshingano mu byo dukora no kureba kure. Urubyiruko rero, bana bacu, amahitamo yo kubakira u Rwanda ku bumwe bw'abanyarwanda niyo atumye tugira igihugu mubona ubu ngubu, igihugu kibishimiye, igihugu gitera imbere, ariko byose kikaba ari igihugu kibigeraho kubera ubufatanye bw'abanyarwanda
naho inkunga y'abanyamahanga ikaza isanga ubwo bufatanye bukomeye. Aya mahitamo agomba kuba aya buri munyarwanda, ariko cyane cyane ayanyu urubyiruko. Mwe muri mu mashuri mukumva ko icyabazanye ari ukwiga, mukabishyira imbere mugatsinda. Igihango cy'urungano gishingiye kuri ayo mahitamo, ni nayo sano ubufatanye y'ubunyarwanda. Nta cyasumba rero icyo gihango, mugomba kugikomeraho mwirinda kugitatira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nanone ubwo yatangizaga ku mugaragaro icyumweru cy'icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, yagize ati: rubyiruko rwacu, nimwe duhanze amaso mu gukomeza ubudatsimburwa bw'Abanyarwanda mu binyejana biri imbere. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Kugira ngo mubashe kugera kuri iyi ntego, murasabwa gukomeza kunga ubumwe no kwirinda uwo ari we wese wababibamo amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Abaduhaye ikiganiro babidusobanuriye n'uburyo tugomba guhangana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Urugamba rwo kurwanya ihakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi mwifashishije ikoranabuhanga murugire urwayo. Abasabye u Rwanda n'abavuga nabi ubuyobozi bw'igihugu cyacu mubamaganire kure, mugaragaze ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, nibwo muzaba mutanze umusanzu wanyu tubategerejeho. Ndangije mbashimira uyu mwanya mwafashe ngo twibuke abato bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nabibutsa ko kwibuka ari inshingano yacu twese, kugira ngo duhore twibukiranya ko ntibizongere kubaho ukundi, ibe indahiro y'Abanyarwanda. Twibuke twiyubaka. Ndabashimira. Murakoze honorable ku mpanuro nziza mutugejejeho. Byari agahebuzo kubana namwe, byari ingirakamaro kubana namwe, umuyobozi w'akarere ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge. Byari byiza kubana nkatwe twese nk'urungano, by'umwihariko ARG duhozanye ndetse n'indi miryango ya ARG yafatanyije natwe kuri uyu munsi w'igihango cy'irungano, twibuka urubyiruko rwazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.